iminsi mikuru yahumuye dore noheri rwose iri guhumura mw'abantu banjye mwisasa. Rero mu by'ukuri nagerageje gutembera mu nshe zitandukanye, mbahitiramo kubanza kubatembereza kuri Marriott. Ngira ngo hoteli ya Marriott iri mu mujyi rwagati ugana Nyamirambo, ngira ngo abantu benshi amurayi. Sasa by'ukuri nimwe muri hoteli itatse bimwe by'agatangaza, ngira ngo namwe nk'uko amashusho ari kugenda bereka, namwe muri kugenda mubona ukuntu Marriott bayitatse mu rwego kugira ngo bifurize noheri nziza abanyarwanda bose n'abaturarwanda bose bagana iyi hoteli. Mu by'ukuri muri kugira ngo bishimire isabukuru nziza twibukiraho ivuka ry'umukiza. Sasa mu by'ukuri rero nijye usanga mu by'ukuri mu mujyi hose ahantu hose hatatse. Ni mundebere ukuntu Marriott namwe ngira muri kubyirebera, muri ukuntu Marriott imbere n'impande hose iratatse, iramurika, irakani ni ibishashi kweri ngwino urore. Sasa mu by'ukuri rero nawe uramutse wisuriye Marriott ukagenda ufite akantu ushaka kujya kubafata, haba ifunguro haba iki, nawe ubona ukuntu Marriott masa y'umugoroba iri kwaka n'abantu banjye mwe. Sasa by'ukuri rero noheri ni igihe abantu bafata cyo kwibuka izuka ry'umukiza. Birumvikana hirya no hino rero mu Rwanda, birumvikana natwe mu Rwanda tumaje gutera imbere mu rwego kugira ngo twishimire ibyiza nk'ibyo ngibyo biba byaragiye bigerwaho, nyine twizihiza isabukuru y'umukiza wacu Yesu Kristo. Sasa mu by'ukuri rero natwe mu Rwanda twizihiza uyu munsi muri rero kugira ngo twibuke ivuka ry'umukiza Yesu Kristo, ubwo yazaga gupfira bari mu isi bose kugira ngo abakize ibyaha. Sasa ni nko mu bwo buryo rero n'umujyi wa Kigali ufata imbaraga nyinshi zawo kugira ngo utakishe umujyi wa Kigali n'uwinjiramo ugenda ubona ukuntu ahantu hose hagiye hatandukanye. nk'uko uri kubibona Marriott irakiye rwose mw'abantu banjye mwe. Rero njye nabwiye ko nzabagera hirya no hino. Sasa mu by'ukuri rero reka dukomeze tugende. Ngira ngo iyi nyubako muri kubona imbere ni inyubako ya ni hoteli nayo yitwa ngo ni 4 Point Sheraton. Abantu benshi ngira no murahazi, naho ni hoteli nayo nziza ikunzwe mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo irahitinze rwose mu mujyi wa Kigali, navuga ko isa nk'ikurikira mu Marriott mu gukundwa cyane n'abantu benshi. Sasa mu by'ukuri rero nk'uko uri kugenda ubibona rero iyi Sheraton, iyi 4 Point by Sheraton nayo ni hoteli nziza iratatse, ngira ngo nayo ukuntu iraka iramurika ngo ngwinore mw'abantu mwe. Sasa reka mbabwize ukuri rero izi hoteli zagize ubudasa mu kugira umwihariko wo gutaka izi hoteli. Birumvikana abantu benshi rero bakunze no kuvuga ko zifitanye isano ari imwe mu yindi ukuntu, ariko wenda ibyo ntabwo ari byo tuje kuvugaho cyane. Ahubwo ikigeze dushaka kurebaho n'ukuntu zagize ubudasa mu kugira ngo abantu bihitiremo cyangwa se zihitiremo abantu kwizihiza noheri by'umwihariko mu buryo bw'ubudasa ugereranyije n'izindi hoteli ziri mu mujyi wa Kigali. Sasa by'ukuri rero izi hoteli nizo ebyiri nene bahitiyemo bitewe nuko arizo ngira ngo nkuko muri kureba hano ni 4 Point by Sheraton. Ngira muri kwibona hangaha n'ubwinjiro nyine naho binjira. Sasa by'ukuri rero iyi ni gate nyine, hanyuma rero uri kugenda ubona ukuntu rwose iyi hoteli bagiye bayitaka mw'abantu banjye. Ni mu ndebere namwe ukuntu noheri rwose y'ubu ngubu izabishyushye mw'abantu banjye mwe. Rero reka mbabwize ukuri rwose ubu nibwo tugiye kugerageza kwizihiza noheri mu buryo bw'agatangaza mw'abantu banjye mwe. Nagerageje kugenda hirya no hino kugira ngende mbarebera udushya duhari mu kugira ngo habeho nyine turebe ukuntu nyine imyiteguro ya noheri nahigeze, bitewe n'ukuntu ibintu bizaba bishyushye mw'abantu muri kureba iyo Kigali, iyi hoteli muri mujyi wa Kigali yitwa ni 4 Point by Sheraton ukuntu itatse mw'abantu banjye mwe. Rero ndabakunda bikomeye cyane, niyo mpamvu nagerageje kubagira hirya no hino. Ese koko mu by'ukuri nanjye nkubaze nsoza noheri ikwibutsa iki? Mbifurije umwaka mushya muhira wa 2025.